Inama y'umunsi y'abashakanye, impamvu 3 za ngombwa zo kubarirana mu bashyingiranwe. Bivuga yuko gushyingiranwa ari ihuriro ry'imbabazi. Ibi ngibi ni ukuri mu rugo rwanyu, kandi inshuro nyinshi twabonye abantu bashyingiranwe kandi bagiye bababarirana. Iyo uri mu bucuti rero uretse n'uwo mwashakanye yewe n'undi muntu usanzwe, byanze bikunze mushobora kubabazanya mwabigambiriye cyangwa se mutabigambiriye. Iki ngiki rero kikaba kimwe mu bice bigize ubuzima hagati y'abantu. Reka tubanze twibaze tuti ubundi kubabarirana n'iki? Kubabarira n'iki mu by'ukuri? Numara kumva kubabarira icyo ari cyo uri buze kuza gusobanukirwa neza. Kubabarira ni ukutagambirira kwihorera ku muntu wakugiriye nabi, ni ukureka imipaka yawe ndetse no kurwanya ikintu cyose cyabababaza. Iyo mwashakanye ragusabye imbabazi, menya yuko kubabarirana kw'abashakanye ari ngombwa cyane kubera zino mpamvu 3 z'ingenzi zikurikira. Impamvu ya mbere ni uko kubabarira ari igikorwa cy'urukundo. Ni igikorwa cy'urukundo, kandi mbere yo kujya kure, igikorwa cy'urukundo ahantu cyakabaye kiba mbere y'ahandi ni mu rugo rwacu. Iyo ukunda umuntu rero uba ufite intege nkeya cyane imbere ye, kandi uwo mwashakanye ni ufite imbaraga zo kukubabaza kuruta abandi ushobora kuzasanga hano ku isi. Iyo tubabarirana rero tuba twagura urukundo, kandi iyo tubabariwe tukicisha bugufi tuba twiyemeje gukunda abo twashakanye kurushaho. Kubabarira biratubohora mu buryo bubiri. Aho icyambere biduha gutuza ndetse no gutekana kwakoze icyaha, hanyuma rero icya kabiri bikaduha n'amahoro noneho kuri wa wundi wakomerekejwe. Kubabarira rero mu byumvikana bikabigirira akamaro uwababariye, kandi bikanagira akamaro uwari wakoze icyaha. Iyo utababarira rero uba ugira inzika, kandi inzika ihora ikubashye mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe rero hari n'igihe uba ugomba gutanga imbabazi kuwo mwashakanye, yaba yazisabye cyangwa se atazisabye, kugira ngo urugo rwanyu rukomeze kuba rwiza. Mu gihe ukora ibi ngibi rero jya wibuka yuko wibohoye umujinya, ukaba uhaye ikaze ubugwa neza mu mutima wawe. Icya gatatu rero uba ugomba kuzirikana ni uko amasomo twiga yerekeranye no kubarira abo twashakanye burya ashobora no kuba mbere yuko dushaka ingo. Birashoboka yuko byagurana kubabarira umuntu uwo ari we wese, yaba inshuti yawe, yaba uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukorana. Ariko burya iyo umuntu ukunda ku isi cyane yakubabaje, inzira yo kumubabarira ibigoranye cyane. Gusa ariko iyo wamaze kwitoza kubabarira birakorohera cyane. Imbabazi hagati y'umugore ndetse n'umugabo bikaba byigisha n'abana banyu yuko kubabarirana ari ikintu nabo bagomba kuzitaho mu myaka iri imbere, ubwo nabo bazaba baramaze kubaka ingo zabo. Ikindi cya nyuma, kubabarira bitwigisha gukunda abadukikije bose mu buryo bwubaha Imana, kandi binadufasha kumva ingaruka z'ibyo dukora ku bandi. Muri make rero bikaba bitugira abagabo beza ndetse n'abagore beza, bikanatugira ababyeyi beza ku bana bacu, kandi bikanatuma tuba inshuti nziza. Ni ngombwa kumenya yuko kubabarira ari inzira, aho byanze bikunze no mu gihe cyose kubabarira bitari byakuzamo, ugomba kumenya yuko ari ibintu bizagenda biza. Ushobora gukenera kubabarira, ariko ntabwo wagenzura intambwe zo kubabarira cyangwa se igihe bifata ngo ugereyo. Niba igikomere rero ufite kibabaje cyane, bizagutwara igihe kirekire kugira ngo ugere neza ku nzira nyayo yo kubabarira. Ibyo ari byo byose usabwa bikore, kandi witegure yuko Imana izagusanganira muri iyo nzira yo kubabarira, kandi ukabohoka. Ese we n'uwo mwashakanye muhana muti imbabazi? Ni gute byahinduye umubano wanyu? Turi buze kuza kwishimira kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabigezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.